Yes, dutangiye agafilime keza kurukundo, dutangiranye umukobwa hano rwose, umukobwa mwiza. Umusore yaje amureba amwegera gake, aramubwira ati mukobwa mwiza, ndabona usa neza cyane. Yambi umukobwa aramwiyaka aramubwira ati mbisa utanyangiriza ikanzu yanjye n'imisatsi yanjye na makeup zanjye ukazikuraho. Umusore aravuga ati se ni ukubera iki witwara gutyo, buri gihe ubu mfatirana unshyira aha hantu. Umusore ati Reynalisi biteye, ufite ikihe kibazo? Nta nubwo wakwakira umugabo wawe. None umugabo bisa nk'aho avuye ahantu muri misiyo, bisa nk'aho ari umusirikare, ariko yageze aha ngaha umugore atamwakira neza. Baramubwiye ati ndakurambiwe. Bisa nk'aho uyu mugore atagikunda umugabo we. Ubwo yaramubwiye ati maze umwaka wose ndi muri misiyo ariko ndaje nta kunyakira. Ubwo yaramubwiye ati ndarambiwe. Umugabo yaramusubije ati urambiwe iki Reynalisi? Umugore ati ndakurambiwe Darwin, ndakurambiwe. Ati kunshyira muri iyi nzu y'ibyumba 4 y'inkuta 4 n'umwuka mba numva ugiye kunshirana. Cyangwa niba unashonje genda hasi mu gikoni ujye guteka, cyangwa se utume pizza nazo zirahari, haje pizza nshyashya. Umugore bisa nkaho atagikunda umugabo we. Umugabo yaramubwiye ati naje nk'umugore wanjye ngira ngo unyakirane affection n'urukundo nari ngukumbuye. Ati none ni ibingibi? Umugore amureba gutya aramuseka ati tuza mugabo, tuza gato, tuza. Ati ndabona ushyushye cyane, ndaje ngo ubwo bushyuhe ufite ndaje nkwereke ibyo ngukorera. Sinzi umugore icyo ashaka, sinzi impamvu afite aya mahane nk'aya ngaya, nk'umugabo uvuye mu kazi kumbuye umugore. We kurikira agafilime karaza kuryoha kandi karaza gusobanuka. Umugore yaraje hano avoma amazi. Ikira agafilime karaza kuryoha, karaza gusobanuka. Umugore tugaruke hano, hari umukobwa cyangwa se umugore usa nka nyiramacibiri neza. Anga yaravuze ati mbega mugati uryoshye, ese nkurye cyangwa sinkurye? Avuga ati ndaza kukurya uko byagenda kose, ariko se ko ninkurye urashira? Cyakoze reka mfateho ndumeho gusa ubundi. Ariko mana urakoze kuba umpaye ifunguro, umugati uyu munsi. Umugore yaraje gutya afite indobo y'amazi. Zifite umukobwa umukunzi wanjye ugiye gukora ibiki? Ngo wambwiye ko ushyushye cyane, ngiye kukugabanyiriza ubushyuhe. Reka have nambaye uniforme yanjye. Yamenye gutya amazi aramukwepa ameneka kuri wa mukobwa wari hasi aho ngaho. Ese bigenze bite none? Utikize iki ni igihe cyo koga kandi? Yaravuze ati ariko wa mugore ko mbona ntakikuze, wahindutse ute, warasaze? Wa mukobwa wacu umugati bawumenyemo amazi kandi niwe yarimo yitamirira. Umugabo yaraje gato amazi ati bite umeze ute? Ati waba ukomeretse cyangwa? Ubwo yaramubwiye ati ariko se murabona ibintu mu nkoreye, urabona ukuntu umeze? Yahindukiye abona ni umugabo mwiza cyane, umugabo uri mu uniforme yiwe ya gisirikare. Bisa nkaho uyu mugabo akora ahantu ku mazi, ni nka neve. Umukobwa aramubwiye ati none ko sandwich yanjye muyangije kandi ariyo nari mfite nsigaranye ndi kurya muri iyi minsi. Ubwo yaramubaza ati sinone tugukorera iki kugira ngo iyi situation tugushyizemo tubashe kuba twayikemura? Umukobwa aramubwiye ati ngiye mu imyenda yo guhindura kuko ndanashonje, mu mpene icyo kurya, kandi umugati wanjye nicyo cyizere nari mfite. Tumaze iminsi 3 narya kandi bitewe nawe amakosa n'ayawe. Umugabo yamubwiye ati cyo ntubigireho ikibazo, nshobora kuguhereza ikindi kintu gisumba ibyo ngibyo. Umukobwa yamubwiye ati wowe shaba ufite iki? Ubwo yamubwiye ati ntugire ikibazo
umukobwa ati ariko murabona ndi igicucu, ngewe nanagukura amenyo, ngewe mfite n'umukandara, ati ngewe narwana nawe ushatse kumbeshya. Umugabo aramubwira ati tuza nta kibazo. Umukobwa arahita amubaza ati ubu mwamakazi hano mu nzu yanyu ko mbona mufite inzu nini? Umugabo aramubwira ati muri aka kanya ntabwo bishoboka mukobwa, muri aka kanya biragoye. Umugabo aravuga ati n'ubundi nakubonye nyine nta kintu kirimo wowe. Umukobwa aravuga ati nzi ibintu byose, nzi gukora amasuku, nzi guteka ibintu byinshi cyane, kandi intoki zanjye aho zikoze hose ibintu bigenda neza, wampaye akazi hano ko ngakeneye. Umugabo aramubwira ati nakubwiye none ntibikunda ko naguha akazi, ahubwo ngiye mfite abantu benshi tuziranye nagushakira akazi muri abo bandi, ariko akira kuri utu dufaranga ubashe kuba wakwiyitaho. Uyu mukobwa yarishimye cyane, turakoze cyane mana yanjye, aya mafaranga sinayanyayo cyangwa ndimo ndarota. Yaramubwiye turakoze cyane, ati kandi uri umugabo mwiza ugira umutima mwiza. Umugabo yamubwiye ati nta kibazo, nta birenze, twari kugira nite ku byago nguteje muri aka kanya. Umugabo yarahindukiye n'umukobwa arahindukira. Umugabo aravuze ati ariko buretse gatoya, ati yego. Araza aramwegera gake, aramubwira ati mva rero nkubwira, ati hari akantu ngufitiye, ushobora kuza ugakorana nanjye hano kuko mfite inzu nini kandi njye ndi umusare, mara igihe kinini ntahari. Ati rero wabana n'umugore wanjye ukaba umubanisha mu gihe nanjye nagiye. Ibyo bintu urabivugaho iki? Wabyemera? Umukobwa arabyemera ati cyane nabyemera. Ati se n'ibyanyabyo? Yego rwose nta kibazo, ngewe akazi kose wampa nakemera, kuko umukobwa bisa nkaho ari umushomeri cyangwa se ari umuntu wibera ku muhanda. Ati murakoze cyane, ati ni iby'agaciro, ati nitwa Darwin Castillo. Umukobwa nawe ati nitwa Mariam. Ati rero twagenda mu nzu nkaguhindurira imyenda. Umugore nawe ari hejuru arimo arareba, ati mugabo wanjye noneho uyu mugore usa nabi umuzanye hehe noneho? Reka nze nkwereke noneho ibyo, na n'ubu nturahinduka, turacyahumeka umwuka w'abakene koko, reka nze. Barinjiye gutya, umukobwa arishima aravuga ati mbega ahantu heza, ati hano ni heza. Umugore aramubwira ati Darwin, ati ibi bintu urabisobanura gute noneho ibi ni ibiki unzaniye? Amubwira ati rukundo rwanjye, uyu yitwa Mariam, ati ni umukozi mushyashya nkuzaniye, agiye kuza adufasha hano mu nzu, agenda adufasha muri bimwe na bimwe. Amuhereje umukono yanga kumusuhuza, ati waramutse. Ati rero umva Darwin nkubwire, ati uri umuterankunga hano, iyi ni gahunda yo gufasha abakene. Baramubwira ati ariko yabaga ku muhanda hano hanze, akeneye ubufasha kandi muhaye akazi hano ku buryo yajya gufasha akazi ko mu rugo nk'umukozi, ibintu byose wajya ukenera yajya gufasha. Aravuga ati ibintu byose yabigufashamo. Umugore ati ati nuko bivuze, ati nta kibazo, ati ubwo wabishimye. Ariko rero mugabo mwiza, ibintu unzaniye hano, umugore udafite ahantu aturuka, umugore udafite amategeko agenderaho, umugore utagira inkomoko, ngo umuzanye ahangaha, reba ukuntu asa rwose. Umugore aramubwira ati ariko natekereza ko kino ari igitekerezo kizima, kandi urabizi ko nawe igihe cyinshi buri wenyine yagufasha. Umugore ati ibyo simbyitayeho, reka nigendere n'ubundi naho nibyo murema ntazi, ati ngiye no muri salo mfite kujya gutunganya ibintu byanjye. Umugore ati rero ntukomeze no kumbaza ibintu byinshi cyane, ndabona urimo narandakaza, ati muve mu nzira nigendere. Umugore hano ndabona afite agasuzuguro kenshi cyane, turaza gusobanukirwa impamvu kandi biraza gusobanuka.
umukobwa aramubwiye ati ko mbona yarakaye, ndi gukora hano ndabona bizagorana. Ati uwo ntugire ikibazo, ari muri ntabwo ameze neza, ashobora kuba yarakaye ariko birane ibintu by'ubwana, ntugire ikibazo biraza gushira. Yambwiye ati rero nicyo uzi guteka rero cyangwa uzi gukora iki? Umukobwa yambwiye ati buriya njyewe rero ibintu byose njye nzi kubikora, ibintu byose nzi kubikora ku buryo nuriya mugore wawe namukura muri mudu mbi arimo nkamuhindura byose bikagenda. Ati none wowe urashaka ngo utekere iki, ukumbuye iki? Akaba aravuga ati nkumbuye iki, nkumbuye akantu karyohereye, akantu karimo n'akantu k'akaside ukuntu. Nta kibazo, noneho reka nzi ibintu byose mbigutegurire. Umugabo yambwiye ati reka ngufasha. Umukobwa ati oya reka have. Ubu yaravuze ati rero ngiye guhindura imyenda yose yatose kandi ndumva nkonje cyane, ibya byiza ngiye guhindura. Umugabo yambwiye ati ugende hakurya hariya mu yindi nzu yo hirya uraza kubona imyenda. Urakoze. Umukobwa agiye gutya yakandagiye aranyerera, umugabo amufata gutya. Umugabo nawe bisa nkaho sinzi. Umugore yaraje ati none muri mu biki noneho? Ati muri mu biki? Nari ndimo ndafasha Mariam. Ati yaranyereye. Hasi haranyerera niyo mpamvu. Ati none kuki atahasukura kandi wamuhaye akazi se mugabo mwiza? Umugabo aravuga ati rukundo aje mwereke aho ajya guhindura imyenda. Yamubwiye ati genda hakurya mu kindi cyumba ujye guhindura uze ugaruke mu kazi, kandi hari n'imirimo myinshi yo gukora. Mumbabarire mabujira, mumbabarire. Umugore hano afite akantu k'agasuzuguro, ntabwo tuzi impamvu ya byose. Ati nayo nibagiwe n'agasakoshi kanjye, njye ndagiye. Bye kandi ukomeza ukurikira agafilime karaza kuryoha, kandi uko ureba filime nyinshi kuri iyi channel niko udutera inkunga tuzagenda tubaha n'izindi zitandukanye. Ni udufilime twiza twigisha cyane. Umugore hano yageze ahangaha bisa nkaho asohotse cyangwa se hari umuntu bafitanye gahunda. Ni umugore mwiza cyane, yaraje gake yegera imodoka hano, bisa nkaho hari umuntu bari bafitanye gahunda. Yinjiye mu modoka, yaravuze ati rukundo babareye kuba naguterereje. Ngambwiye ati narinda mpfa ngutegereje kugira ngo nze guhura nawe. Ati uko byagenda kose ngiye nagutegereza. Ariko ndabona usa nkaho warakaye. Ati ni cya Darwin kiba cyanesheje umutwe kandi irandakaza cyane. Umukobwa bisa nkaho ari guca inyuma umugabo we. Ati hari ahantu rwose hantera agahinda. Ati mukunzi cyambere ni ukwihangana. Ati igisigaye ni sinya ya nyuma, ubundi ibintu byose bikaba ibyacu. Tikara kagabo kagasare ko mu mazi ubundi kagasigara nta kintu gasigaranye. Ubu yaramuvuze ati ariko bizagorana. Avuga ati ariko amafaranga yose tugomba kuyamukuraho buryo azasigara nta na kintu na kimwe afite. Uyu mugore nawe rero ni ishyano ribi cyane, arashaka kugira ngo bakore divorce ubundi ibintu byose bisigare ku mugore yijyanire n'uyu mugabo. Yambwiye ati ibintu byose mbifite hano, kandi ntuzampemukire. Ibintu byose niyo tike yacu kabisa, kandi ibintu byose amafaranga yose ni ukuyatwara. Si byo rukundo? Umukobwa nawe ati nta kibazo pe, idokima sinzi ngo ni iki kirimo. Ati Darwin tugiye kumusiga iheru nta kintu asigaranye kabisa.
kandi tugiye kuba mu buzima bwiza cyane, ubuzima bw'urukundo. Ngaho rero ntwara ugeze mu rugo, kandi ni wowe rukundo rwanjye, icyo ushaka cyose nzagikora, reka twigendera. Bisa nkaho uyu mugabo n'uyu mugore barimo bashaka kugambanira Darwin. Tugaruke hano kuri Mariam, ati boss waza noneho ko ibintu byateguwe, ibintu bimeze neza noneho, kandi ibintu nabiteguranye urukundo rwinshi cyane. Bisa nkaho umugore amaze kumenyera akazi ko mu rugo hano, ko bihumura neza. Ni ibiryo bisanzwe rwose byo mu rugo, ibiryo bitekeye mu rugo. Ati mwakwicara rwose mukafata icyo kurya. Yararebye n'umugore hano, umukozi ndabona yishimye cyane. Umugore yaravuze ati ubundi menyereye kurya bya biryo byo mu dukombe, ibi biryo byo bitetse mu rugo biraza kungwa neza cyane. Ubwo yaramubwiye ati ngiye nabitekanye urukundo rwinshi, kuko na nyogokuru wanjye niko yakundaga kumbwira. Ibiryo byose yatekaga yavugaga ko yabitekanye urukundo rwinshi. Ubwo yaramubwiye ati muryoherwe. Namukuru aramubwira ati buretse gatoya, timbabarira ese nta kuntu wagumana nanjye tugasangira, ikurya njyenyine ko bimbangamiye. Baramubwira ati ngiye boss, ya mukozi ntabwo byabaye pe kuba umukozi yasangira na boss ku meza. Bisa nkaho uyu mugabo ari umugabo w'umutima, bisa nkaho yikundira abantu, cyangwa se akaba yaratangiye gukunda n'uyu mukozi. Ati icarira nta kibazo pe. Umukobwa yaramubwiye ati nta kibazo nk'uko mubyifuza boss. Bavuze ati ariko rero ndaje mu kanya, ndebe ibyo nkurikirana. Umugore yaraje n'ibindi byo kurya, asangira na boss ku meza amwe. Kurikira agafilime kandi karaza kuryoha. Ni story nziza, ni story y'urukundo yigisha n'ubuzima busanzwe. Ubwo yatangiye kurya, umugabo agenda amwitegereza cyane. Umugabo bisa nkaho ari kugenda akunda uyu mukobwa. Ati kutarya mugabo mwiza, kutarya ese ntabwo washonje? Ati nari nibeshye, ariko ibiryo birasa neza, bisa n'ibiryoshye. Reka njye numve. Yarari aravuga ati mbega ibiryo biryoshye. Ati wow turateka neza pe, ibiryo biraryoshye cyane. Ati ntabwo uzi ukuntu nari nkumva ibiryo bitetse mu rugo. Ati ko banza umbwire, ati ibintu wize kubikora gute koko? Ndakwigishije guteka nk'uko nguko. Ambwiye ati nakubwiye ngo nari mfite nyogokuru wanjye, ariko niwe wanyigishije ibintu byose nzi. Ariko nashatse nyine kugenda gutera ikirenge muke kuko yari umutetsi mwiza. Ariko si byagenze bite? Ati kubera ko nk'aho umukobwa afite inkuru ibabaje. Bisa nkaho ababyeyi banjye barapfuye, nari nsigaranye na musaza wanjye turi kumwe na nyogokuru, ariko nawe yaje gupfa. Ati nsigaranye na musaza wanjye, nawe aransiga, yaransize aragenda, nsigara njyenyine ku muhanda. Kandi igiteye agahinda ati nuko musaza wanjye ibintu byose nari mfite yabitwaye. Yarabitwaye ansiga ku muhanda njyenyine, kandi hashize imyaka 7 nibera ku muhanda gutya, ubuzima bugoye. Umukobwa bisa nkaho yakubititse. No kurya byari ikibazo, no kugira mbone icyo mfata byari bigoye. None se uwo musore
umusaza wawe nta kintu na kimwe umuziho, wapi yaragiye yarantaye. Ariko njye mperutse kumva ngo yagiye hanze ngo atembera muri iyo mitungo yatwaye yanjye. Njya numva agenda ngo aterete ngo umukobwa ngo w'umukire, sinzi gahunda bafitanye. Ariko kuva icyo gihe ibintu byose byaramutwaye, iby'isi byaramutwaye. Yaramubwiye ati wihangane wirira, ati kuva none kugera n'ikindi gihe kiri imbere ntabwo uzasubira hariya ku mihanda, kandi ndagusezeranya ko uteka neza cyane, kandi nzakumbura kuba waba ukomeza gukora hano. Umukobwa yarasetse aravuga ati murakoze cyane databuja. Umugabo yaramubwiye ati kandi ndakwizeza ko utazabiregreta kuba uri aha ngaha. Umugabo yaramubwiye ati ndabona unari mwiza, ufite isura nziza, kandi ugihora. Kumbe wa mugore yarahageze, avuze ati ni byiza, ati muzi gukina filime ku disi we, ati boss yicaranye n'umukozi ku meza. Ubwo yaramubwiye ati ngo Reynarisi, ibyo uvuga ni ibiki? Yaraye kumwe nanjye turimo dusangira, kandi nawe ni umuntu. Ati turakoze cyane, ati mumbabarire kuba mbabangamiye, ati nsanze filime yanyu muyigeze kure, ati none se niba ari bakora ibyo udashoboye gukora, niba ashoboye kumbanisha udahari, hari ikindi kibazo wabigiraho? Ati kandi wa mugore nsigaye nkubona nkabona sinkuzi. Rero Darwin nkubwire, ati nkubwire tungabanyaho ibintu by'ubwana n'ubugoryi, mwese musigara aha ngaha. Ati yewe hari byinshi byo gukora mba mfite, kandi baye. Ati umva gatoya, ati mumbabarire ni amakosa yanjye, ntabwo nabishakaga cyane. Ati ya baba, ati se wa mukobwa we turi kubona nahangana nawe, ndabona ngiye mfite kuba nagusaba ubusobanuro bw'ibyo murimo. Yabo nta nubwo ngufitiye ubwoba wa mugore we, nkawe urasetsa pepe. Cyakoze uyu munsi nkoreye umunsi utumye nseka, nta kintu na kimwe mfite kuvugana nawe. Tibanza wirebe kuva hasi kugera hejuru, nanjye undebe ukuntu umeze. Rero urimo urantakariza umwanya, nta bisobanuro ngusabye. Wowe kora ibyo ushaka gukora, wa mukobwa w'umwanda wo ku muhanda. Umugore agasuzuguro gakabije. Umugabo yaramubwiye ati uriya mugore wihanganye n'amagambo akubwiye, akunda kuvuga atatekereje, mubabarire. Yaramubwiye ati Miriam yaramubwiye ati nta kibazo rwose, aya magambo si ubwa mbere nyumvishe, ntacyo yantwara aka kanya. Uriya mugore yanze guhinduka pe, kuva maze igihe kirekire ndi muri misiyo, bisa nkaho byamugizeho ingaruka, ariko biraza kumera neza. Mariya aramubwiye ati rero ibyo utekereza byose ntabigufashamo, nta mugore we nkamukugarurira mugakundana. Se gute terega njyewe ndi umugore, kandi nzi ko abandi bagore bamera, n'ibyo bakunda byose mba mbizi. Ubwo rero ibyo nakugiramo inama, kandi inama ngiye kukugira ni ubuntu. Mugabo ati seriyese, mugabo ati nta kibazo rwose, ibyo nabikora rwose n'umutima mwiza, ubundi ikibazo cy'urukundo kikagaruka. Mugabo yaramubwiye turakoze Mariam, aramuhobera. Umukobwa arikanga ati boss, ikintu cya mbere rero tuberetse gatoya, reka tubanze turangize kurya, noneho tuzita tujya no guhaha, ubundi bindi tubikurikirane. Okay, byose noneho tubishyire ku murongo.
bisa nk'aho abantu bo baganira bishimye, bisa nk'aho nta mutima mubi, bisa nk'aho rwose uyu mugore agenda atuma akanyamuneza kagaruka. Baje hano noneho bisa nk'aho ibintu byose bashyize ku murongo, bisa nk'aho yamufashije gutegura kugira ngo arebe niba umugore we yakwishima. Yambwiye ati rero ibintu byose biraza kugenda neza. Mariya ati wakoze kuba umfashije kuri ibi bintu. Ndetse none ko umugore wanjye ahora arakaye, ibintu birakora. Umugore yamubwiye ati bino ni byiza, nyizera umuti uraza gukorwa. Kandi wowe mba mbona uri umugabo mwiza, ati kugira umugabo nkawe ni iby'agaciro. Rero ugenda gato araje atagusanga hano, bose ugire amahirwe masa. Yego. Umugore yarinjiye akijira ati Darwin. Ati ibi bishatse gusobanura iki noneho? Ati rukundo, ibi byose nabikoreye wowe. Barati urakoze pe, turakoze, ariko none se bigenze bite kandi? Ntabwo ari surprise se? Umugore ati icyo mvuga ati ni byiza. Ati tuvuze ndi sibi wabikoreye iki? Umugabo ati giye kubikora kwa kugira ngo urukundo rwacu twongere turuzure ruze rumeze neza, twongere tugirane umubano mwiza. Wakwicarira banza atakarahuri ka wine, kandi ni ya wine yawe ukunda, maze twishimisha uyu munsi. Umugore abifatana agasuzugura atanabyitayeho. Urukundo rwacu rwagaruka. Amukozeho Darwin have narakubwiye nti ndananiwe. Tunaniwe iki? Ati ndananiwe ibintu byose unshyiraho unyikururaho, kandi nkeneye kuryama mu cyumba cyanjye njyenyine. Nambwiye ati Reinaris, ndi umugabo wawe. Ngo arambwira ati ariko igihe nakubwiriye ntabwo wumva ururimi mvuga. Nakubwiye ko naniwe, ko ndushye. Ngo arambwira ati ibi none uzakomeza kubyigira kugeza ryari? Ngo arambwira ati wenda bizakunda ikindi gihe, ariko umenye ko naniwe. Umugabo yararakaye, yitaye ku mugore we, ntashaka kumva. Ati madamu, ibintu byose mba nkora ni iby'urukundo ukunda, ariko uzabyicuza kuko hari igihe byose bizagenda. Gore hano nuko yitereye muri uru rugo. Umugore nuko yitereye muri uru rugo. Umugabo we yahuye n'ikibazo cyo gushaka umugore utamukunda. Ntabwo tubizi ese ni impamvu ki umugore yitwara gutya. Umugore yasigaye yivugisha ati ibintu byose bizarangira n'ubundi, ibintu uba wigira. Ndaje ngukosore bikurenge. Aba yarazamutse hano kigenda gutya, yakubitanye na Mariyamu. Nawe ibibaye urabibona. Namubwiye ati mumbabarire. The boss mumbabarire pe. Ngo aramubwira ati nta kibazo. Tinashaka kugufasha, wari uguye hasi. Amakosa yanjye rwose. Rero ati ntugire ikibazo. None se ko mbona wa mugore wawe yarubiye noneho, ntabwo yabonye ko ari surprise wamukoreye? Dore mugore ndabona ko ibyishimo bye biba kure. Ngo yaramubwiye ati uriya ni umugore ukonje, nta byiyumvira agira, ni umugore uhora mu mibare y'ubugoryi. Ariko njye ndarambiwe, ibi byose ndabirambiwe, kandi mfite igarukiro nanjye yarengereye cyane. Bose umukobwa aramubwira ati bose wihangane, ntubikore ibyo ngibyo. Umugabo ati rero ngiye kumuha divorce y'umugore.
ajye kubukwe nanjye mbukwanjye, ubundi mbasha kuba nakwibera mu mahoro, ansige njyenyine. Miriam yambwiye ati boss ihangane pe, byoroshye kandi ntubyegereze umutima. Yambwiye ati Mariam yaramukuru yaramusoma, bisa nkaho boss Darwin tangiye kwiyumvamo Mariam. Ubwo yambwiye ati boss ibi ni ibiki ukoze, ntuzongere kubikora. Yambwiye ati Mariam uri umugore mwiza kandi wihariye, kandi ibintu byose banumva nabikwihera. Ati ariko ibyo bintu uri kuvuga kandi umugore wawe ari kutwumva hasi hariya, ati ibyo bintu ni ibiki, dushaka kuneza ibibazo? Ati nashaka byumve sinkimwitayeho. Umugore nk'uriya utagira urukundo, umugore nk'uriya utazi urukundo icyo ari cyo. Mariya mwambwiye ati rekera kuvuga ibyo bintu nawe, rekera nakubwiye nti ari hasi ari kutwumva. Yabwiye ati ibyo rero simbyitayeho, ati nagira amahirwe ngize umugore umeze nkawe, kandi nazaba umugabo wishimye mu buzima bwanjye buri imbere. Turakoze kumbwiye amagambo meza pe, ariko ntabwo ari byo, kubera ko ibyo byose uri kubivuga kubera ubabaye mu mutima wawe, kubera umujinya ufitiye umugore wawe. Rero genda uruhuke, nanjye ngiye kuruhuka, ibindi byose tubikurikirane. Kandi urakoze Mariam disi hano umugabo yatangiye kumukunda, yaje amuherekeza mu cyumba ati ubu ngiye kuruhuka. Rero umugabo yarirambitse gutya, Mariam nawe asigaye ahagaze hano mureba amwitegereza, tangiye kwivugisha ati mbega umugabo mwiza, boss mwiza nk'uyu, ishati umugabo mwiza nk'uyu namukunda pe. Uburyo akundamo mabuja, n'amaso meza afite, uyu mugabo ni mwiza, amaso ngo y'ubururu. Aje kumusomaho amugora barinjiye, ati wow, mbega ikibatsi cy'urukundo kiri hagati yanyu. Ati myihanganire mabuja, ni uko boss yarari ati zibashazi washyano, uri umwavoka we, ati genda utegure icyo kurya, arashonje, kandi ugire n'ibindi ukurikirana. Umugore yasubiye gutyo. Mariam arasohoka, asize umugabo aryamye gutya, ariko uyu Mariam yakomeje gukunda uyu mugabo, nawe arigenda amuvuga nk'amagambo meza mu mutima, turi boss mwiza. Kandi umugore wese wagutsindira yaba afite ubuzima bwiza imbere he. Hano byararangiye, tugaruke hano, bisa nkaho bagiye gutembera. Yambwiye ati wakoze kuma agakanzu keza, ati ntacyo bitwaye. Noneho birangiye tugiye gutembera ku muhanda, turi kurya aka ice cream, wakoze cyane. Ubwo yambwiye ati ngiye ndi kumwe nawe ibintu byose mba numva bitandukanye. Ati ni byiza, ati nanjye nishimye, ariko biratandukanye pe. Kuri uyu munsi ndabona kuba uri kumwe n'umukobwa wo ku muhanda udafite agaciro, turi kumwe. Ubwo yaravuze ati nta kibazo, ati uri umushyitsi wanjye kandi nishimiye kugira mu rugo rwanjye, kandi ngiye kuba nagumana igihe cyanjye nawe, ntago nabyicuza. Ariko ahubwo wakomeza umbwira byinshi kuri wowe tukagenda tunamenyana. Ariko njye ntabwo mfite byinshi byo kukubwira boss. Mugabo akireba gutya, yabonye wa mugore we ari kumwe na wa mugabo ajya muca inyuma ho nawe, barimo batembera ku muhanda.
Mariya yamubwiye ati reka twigendere hano, ndabona ibibaye ahangaha rwose bitoroshye. Ariko uyu mugore koko ni iki ntamukoreye kugira ngo abashe kuba yankorera ibintu nk'ibi? Ibintu byose natangiye ngiye kubirandurana n'imizi yayo yose, ku buryo buri kimwe cyose gitangira bundi bushya. Namubwiye ati reka nze, se ni ibiki ugiye gukora? Ati bite mu amakuru. Ubwo hano ntibazi. Ati ariko nindi usakuza hano? Ahindukiye asanga ni umugabo we. Ati Darwin, Naris, bite? Umusore uri hano nawe yaravuze ati mwatubwira mukatwibwira n'umwunganizi wawe. Ati ni byiza guhura nawe, nanjye ni byiza guhura nawe. Mwatujoininga se tukaba dusangira dutembera hano? Nawe arijijisa ati madamu, watujoininga hano? Ahamagara Mariya arazana. Umugabo yarijijishije, bisa nkaho uyu musore mushyashya atazi Darwin ko ari umugabo w'uyu mugore. Ati ni byiza kuba mutujoininze. Umukobwa arebye gutya yitegereje, aravuga ati John. N'umusore hano amurebye ati Mariya, kumbi baraziranye, ni wa musaza we yavugaga mbere na hose. Ati wakigoryiwe cy'umubeshyi cy'igisambo, ati ni wowe uri ahangaha? Ati narakubwiye. Ati uyu ni wa musore nakubwiraga, musaza wanjye wansize ku mihanda imyaka 7 ishize, ansiga anjugunye ku mihanda atwara n'ibintu byanjye byose. Kumbe umukobwa byarangiye bahuye. Ati ariko kuva ubu ngubu ibintu byawe byose John bigiye kurangira. Ati ngiye kurwana n'ibyanjye byose mbyigarurire ibyo nyogokuru wanjye yansigiye, kandi byose biraza gukemuka. Ngabo nawe yararakaye. N'uyu mukobwa nawe Naris nawe ese avuga ati kubera iki uko ntukuri ko sa na rimwe, kandi ibyo twumvikanye byose ubikore ku murongo. N'umusore yaraje abwira Mariya ati ariko kurakaye kugiye, timumbabarire pe, timumbabarire. Na wa wundi Naris yaraje arahagera avuga ati Darwin my love. Yarigaruye ati ndakusobanurira buri kimwe. Umugabo aramubwira ati ariko kubera iki unci inyuma koko? Ni iki ntagukoreye? Ati Darwin, byose ariko nawe ni amakosa yawe. Nawe waragiye unsiga njyenyine ukamara igihe kirekire udahari, kandi nanjye nashatse uburyo nakundana n'umuntu ku ruhande, bagumana turi kumwe mu gihe wowe wibereye wahaye agaciro ubwato bwawe ariho wibereye. Umugore aramubwiye ati icyo ni urwitwazo rwo kugambanira urukundo rwacu se? Aramusubije ati ibyo nkubwira byose, amakosa yose ni ayawe, ngewe nta makosa mfite. Ati gute? Ati noneho genda ugumane n'uwo mugabo wawe wifuza, ati kandi muzagira amahirwe masa. Ati Darwin mbabarira, ati bitwabikemura rwose, wampa amahirwe ya kabiri. Uyu mugore ntashobotse, ashobora kuba abonye nta gaciro uriya mugabo wundi afite. Mariya muramubwiye ati rero uriya mugabo ukina nawe ntuzi uwo ari we. Uriya mugabo ni umutekamutwe, kandi inama mugiriye ni uko wafata umwanzuro mbere y'uko amazi arenga inkombe. Mubwiye ati rero utufungura amaso cyane, ati niyo nama ya nyuma nguhaye. Umugabo nawe aramubwiye ati rero witondere ibintu byose ukora, uko ibyo umaze kunkorera nanjye maze kubirambirwa. Ifatiye Mariya aramubwira ati twigendere. Aravuze ati Darwin, yo nawe bisa nkaho zimwakiyeho. Yaraje areba ka gasore ati bite? Ati kugarutse? Ati none imipango yacu bigenze bite? None ko Darwin ambwiye ngo ampaye divorce, kandi ngo ibintu byose nta na kimwe ari bunsigire, ngo byose arabitwara, kandi ni wowe uracyafite amazu, turacyafite kampani zawe,
ibintu byose urabifite rukundo, nta kibazo tuzagira turi kumwe. Umugabo aramubwira ati reka reka Renalise, ahubwo wowe nta gaciro ukimfitiye, nanjye nari nagukurikiye nzi ko ufite ibintu, ibyo nari mfite byari bya mushiki wanjye, kandi byose agiye kubisubirana, agiye kurwana kubye kuko nabitwaye, nta burenganzira mbifitiye, ahubwo wowe nta kamaro ukimfitiye, uri igicucu. Ati John mbabarira pe. John nawe ati winsakuriza ati ahubwo nta n'ikindi kintu twavugana, ati reka ndebe ko nabona ikindi kigoryi nkawe njya gushuka. Umugore yasigaye avuga ati John winsiga. Bisa nkaho umugore abuze hepfo na ruguru, abuze Darwin, abuze na John. Kumbe John we yarazi ngo umugore afite ibintu, ngo azatandukana n'umugabo bijyanira. Bisa nkaho Darwin we asubiye mu kazi, yabwiye Mariya ati rero nzagukumbura cyane, kandi ndumva waguma hano, mu gihe runaka nzagaruka nzagusanga aha ngaha. Ese kubera icyo ugiye, uranyizeza ko uzagaruka? Oya, ndagusigira agakufe ku buryo utazibagirwa, nanjye utazanyibagirwa, kandi ndizera ko nzakuzanira ikintu gitandukanye n'icyo ubu mfite, kandi nawe muntu niyumvamo, numva undi ku mutima cyane. Mariya nawe yaravuze ati nawe uri uw'agaciro, kandi ukuri ni igihe cyose nahuye nawe numvishe igice cyanjye cy'ubuzima kigarutse, kandi uri uw'agaciro. Undi nayo magambo ni meza cyane, bisa nkaho bano bikundaniye. Na wa mugore wundi abuze hepfo na ruguru yamubwiye ati rero ndizera ko ibintu byacu byose bizagira amahirwe, bikagenda gusezeranya ko zagushimisha ubuzima bwawe. Ndakeka na Mariya nawe yarishimye cyane, na Darwin nawe yarangiye yiboneye umukunzi mwiza kandi umukunda. Kandi ndakeka n'agafilime kacu kari kugana ku musozo, agafilime na kurukundo kandi wigisha. Barasomanye disi, bisa nkaho urukundo rwabo bashinze imizi,